Ni umunsi mukuru, ni umunsi udasanzwe, amufashe ku rutugu rwose, aramuhaye ati mugabo wanjye nkunda, mugabo wanjye nishimiye. Kaganga nawe arimo araseka arishimye. Uyu ni umunsi udasanzwe, aranezerewe cyane. Reka rero aramufashe aticara, umugore wanjye mwiza, nzagutetesha, nzagutonesha. Nawe arimo arishimye, aranezerewe cyane rwose. Amashyi. Uyu ni umunsi mwiza cyane. Kiriya kinyobwa kirimo kumuryohera cyane kuko uyu ni umunsi ukomeye. Ati rero ntago ari ukunywa gusa, ati no kurya nuko rwose. Yaramutamitse, arishimye cyane, aravuga ati ntago ari ibyo gusa, hari n'ibindi bikiri inyuma. Ati ibyiza biracyari inyuma. Ati ndakongera, uguhaye araguhata. Ati yongera umugore wanjye, ryugubwe neza kuko ntacyo uzamburana. Reka rero ati ahubwo reka nongere ngo usome ugubwe neza. Muhoza nawe ati sheri wanjye, ati ntago ari ukunywa gusa, atakira urye ugubwe neza. Kaganga nawe arishimye, aranezerewe. Yego. Teka ubuzima bwacu tuzasangira byose. Muri byose mureke tubanze dushimire Imana, twinginga Imana. Reka nsabe Marene ahaguruka asenge. Imana turagushimiye, niwe watangije ibintu mu mbaraga zawe, kandi niwe ukomeje no gukora umurimo. Habwa icyubahiro. Wabanye natwe aho twari turi hariya mu mategeko, uraturinda, none tugeze n'aha ngaha, ishimwe ribi ryawe. None rero habonetse n'icyo kunywa n'icyo kurya, ubyeze ubitunganye, kandi imibiri ugiye kuyibyakira uyihe kuvugwa neza mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe kubw'imirimo myiza yakoze, kandi imirimo myiza igikomeje. abakunzi ba TV n'abandi bitangazamakuru. Hano
mu rugo muri uyu muryango turanezerewe kuko abantu bameze neza cyane ahangaha abana bacu babaye abantu bakuru bavuye mu mategeko twahereza Imana yacu icyubahiro kubw'imirimo myiza yakoze kuba yarababashishije bagatera intambwe nziza bakaba banyuze mu mategeko ni abantu b'abagabo rwose Imana ibaha umugisha. Reka rero muri aka kanya n'ubundi habonetse ibyo kunywa n'ibyo kurya. Muri aka kanya tugiye gusaba Muhoza agiye kutwakirira sheri we. Reka rero turebe uburyo rwose agiye kumwakira. Ndabona arimo araseka, ndabona yishimiye kwakira sheri we. Ni umunsi mukuru, ni umunsi udasanzwe. Amufashe ku rutugu rwose aramuhaye ati mugabo wanjye nkunda, mugabo wanjye nishimiye. Kaganga nawe arimo araseka arishimye. Uyu ni umunsi udasanzwe, aranezerewe cyane. Reka rero aramufashe aticara umugore wanjye mwiza nzagutetesha nzagutonesha nawe arishimye aranezerewe cyane rwose. Amashyi uyu ni umunsi mwiza cyane. Kiriya kinyobwa kirimo kumuryohera cyane kuko uyu ni umunsi ukomeye. Ati rero ntago ari ukunywa gusa, ati no kurya nuko rwose yaramutamitse arishimye cyane. Aravuga ati ntago ari ibyo gusa, hari n'ibindi bikiri inyuma. Ati ibyiza biracyari inyuma. Ati ndakongera uguhaye araguhata. Ati ongera umugore wanjye igubwe neza kuko ntacyo uzamburana. Reka rero ati ahubwo reka nongere ngo usome ugubwe neza. Muhoza nawe ati sheri wanjye ati ntago ari ukunywa gusa, atakira urye ugubwe neza. Kaganga nawe arishimye aranezerewe. Yego teka ubuzima bwacu tuzasangira byose. Amashyi ati tuzasangira byose. Ati ntacyo uzamburana. Ati rero umugabo nuwariye atongera rwose wongere ndongera nkongeze nongere nkongeze. Amashyi ni umunezero. Arishimye cyane. Reka rero bahoberane hariya rwose. Amashyi aturi uwanjye igihe cyose. Ndakwishimiye. Murabona ko umwe arimo aragenda yongorera undi rwose. Imana ihimbazwe, Imana ishimwe kubw'uyu munsi udasanzwe. Bati rero natwe twese turyoherwe, natwe twese bitugereho kuko badufunguriye. Bon appétit kuri buri wese. Hanyuma rero bakunzi bacu, nizere ko bakunzi bacu by'umwihariko banyuka TV, nizere ko mumeze neza kandi ko Kaganga uko atangije igikorwa ndetse no muza akabahaye rugari abandi bo kugira ngo bose baryoherwe. Bwa mbere bagaburira abandi abashyitsi hano ni nkuko twahita mu rugo, bakaba batangije umuhango wa reception. Hanyuma mu kanya turi ko twabona akanya tukanababaza kabiri buze kudufasha. Ibyiza byose tukaba tugenda tubibagezaho gatanu ku kandi tubabwira uko bihagaze. Wowe gumana natwe, wibuka gukora subscribe, like, share.
nokore madamu mwiza umuhoza wanjye wandukiye bose kandi ntimugiye bwiza we uri umuziranenge wo mu mata bateze neza mbega shenge urahura koma nawe n'umunezero mwinshi cyane guma inyama yaguye hasi akasha mwana baramamurambonera umugore wanjye yewe kayewe ya aha ko mabone ebyiri zifatira nta mutwaro zirimo rwose nushaka ufite inyana mwoza zibegereye zose ziratandukanye aha ndakeka wanasanga bitandukanye tumeze neza tumeze neza narimbaye nkakuyemo kubera ko ni ingenzi cyane marene Imana imuha umugisha cyane mu gihe bakiri kubikora ndagira ngo ni umunezero mwinshi n'ibyishimo byinshi utangariza abantu badukurikiye ubabwira uko ibintu bihagaze ese umunezero ufite ubu ngubu nyuma y'igihe kirekire intambara warwanye ubu ngubu uriyumva ute mu mutima wowe aka kanya ni ibyishimo byinshi cyane iyi ni intambwe mba nikomeye cyane urabona ko ni ibintu aba ari ibintu umuntu aba bimaze igihe umuntu aba agombye kwigaho gutekerezaho ese ukibaza se iki kintu ngiye kwinjira muri kimeze gute wumva ko ntabwo byoroshye ibintu bitoroshye cyane kandi ni akazi katoroshye navuga yuko ndetse umuntu yavuga yuko ari ibintu ndetse bikomeye cyane hanyuma abantu benshi bibazaga ku iherezo ry'ibi bintu bati ni agatwiko bimeze bityo ariko twavuye mu murenge byinshi babibonye byarangiye Imana yakoze ibikomeye abakristo rero Imana yakoze ibikomeye natwe turishimye sibyo mwoza wari kubyumva ute urabona ni ibyishimo gusa kuba namwe mwahageze ni ibintu byishimwe cyane dukwiriye gushimira Imana ndishimye muri rusange ndabyibuka tugura bwa mbere utubwira yuko ubwira umusaza wamuzanira kandi washize umutima wawe waguye mu Akaganja ni intambara ikomeye kugira Akaganga azagera aho abyemere dushima Imana yatumye Akaganga yemera na mama wa Kaganga by'umwihariko tumushimira urwo rugendo rurerure ibikomere bagibikiramo hari iyo biri kugenda bikira cyangwa se oya kangusubiza si no kugenda bikira ahubwo byarakize byarakize pe ubu nta kibazo dusigaranye cyo kuba navuga ngo ndabangamiye mu mutima wanjye nta kimwe kimbangamiye Imana yamaye baramukazi beza bankunda kandi twumvikana muri byose yandenze naramubwira uriya ati ngo twe tumeze neza ati cyane rwose umwana w'umukobwa nk'uyu nguyu rwose w'igishongo umeze neza urangaza abasore n'abasaza ko navuga ati iyi couple y'abantu bangana kandi bari mu kigero kimwe yubahwe ntabwo ngenge nibyo twavugaga
cyane rwose ubukwe abantu ndagira ngo usurize abantu byibuze abantu bari hanze y'u Rwanda haba i Burundi Canada USA by'umwihariko abantu badukurikira Uganda nabo bayiyumva atari benshi abantu b'ingenzi kuri wowe muri abo bantu ushaka kubavuye ku mazina wenda duhereye no kuri Jean Baptiste nawe yubakwe nubwo yanyanze ariko ndagusuhuje waranyanze ariko nta kibazo ariko igaragaza basi mbone nimero zawe naramubuze yes mbone ubwo ariko iherezo azaza kuko ntabwo yangiza myakaganga n'abandi bagize bagira uruhare mu gutera inkunga Kaganga mu kwifuza ko urwo rwayo rwa couple yanyu yavamo urugo ikavamo umuryango basuhuze nabo ya aka kanya mbonera gusuhuza umuntu bita Kabura Augustin ndagusuje cyane uherereye muri Arizona yes aherereye muri Amerika ari muri Amerika ariko niba ari muri Iowa niba ari Michigan sinzi Kabura Augustin ndagusuje cyane aho uherereye aho ngaho ndetse mbona no gushimira umuntu bita Leonida nawe ndagushimiye cyane anundi mubyeyi nawe wagize ikibazo cy'ubumuga imodoka baramugonze yes nawe ndamushimiye cyane nawe bose bari muri Amerika ni benshi ndetse na mugabo ukuze nawe ndagusuje aho uri komeze kugubwa neza ndetse nawe bita Eric uherereye muri Australia nawe ndagusuje cyane ko ari benshi cyane abamfashe mwese ndabashimira cyane rwose pe abagufashe bose urabashimiye kandi uru ntago urugamba nibwo rugeze mu mahina kuko ibyakemutse yego ni byiza cyane kuko byanyuze mu mategeko bigaragarira abantu bose ariko nanone urugamba ruri imbere runakomeye muhoza niwe ndi kubaza ndibona Kaganga urugamba ruracyakomeje abo bantu nta kintu babwira nyuma y'angaha icyo nabwira nuko bakomeza kudushyigikira nk'uko bari badushyigikiye barabitweretse ko bari hafi yacu ariko dukeneye ko bakomeza kubigaragariza buri munyarwanda wese muri rusange ndetse n'abandi bari hirya y'igihugu cy'u Rwanda yaguka igira inshuti nyinshi nicyo navuga muhoza umuntu agiye kubaza kwandika ku gitabo bakaguha devoir yo kwandika igitabo cy'urukundo wavugamo ibintu bingana ni byinshi cyane kuko nahuye n'intambara ikomeye twakwandika registre tukasuka nk'ari yonyine se ni ukwandika tukanaruha mwababaza abahetanze reception yagenze neza ukurikije igihe mwatangiriye ndabona reception byaciyemo rwose ubu ngubu abantu benshi turabizi ko watubwiye ko murava hano tugategereza kuzajya imbere y'Imana yego niyo mpamvu navuze ngo urugamba ruracyakomeje abantu bari inshuti zawe by'umwihariko baba bari ku rubuga rwawe rw'ubukwe hari abari barinagiye ngo Kaganga ngo bura ngo bigiye kuba nk'ibyo ba runaka si ngombwa ko tuzadora tuvuga mu mazina ariko by'umwihariko babonye idarapo ry'igihugu wahafashe barabyemera se bazi ibyo barabyemera cyangwa bazi ngo nanagiye njya guharandambika idarapo hariya yewe rero nakoze kuba babonye kira ni ikimenyetso simusiga yuko ibintu bigiye gukemuka wenda tusa nk'abagana ku musozo w'ikiganiro ubu ngubu urababwira iki mu bigendanye no gukomeza kugufasha kugira ngo ibintu bizagende neza ni ukuvuga ngo ubu ngubu intambwe ya mbere neye ni iyi ngiyi hari ibindi biri imbere byinshi cyane bigoranye cyane yes bakomeze bambe hafi nk'uko wenda biyemeje gukomeza kumurikirana cyane bakomeze badushyigikire nk'uko badukunze n'amasengesho menshi cyane hanyuma kubashyigikira hari uburyo ni ukuvuga ngo bibutsa abantu badukurikiye kuri Nyarwanda TV kubashyigikira tuvuga ni mu buryo bw'amafaranga ni uburyo bw'ibitekerezo kuko byose birafasha kuko ngo byose birakenewe ibitekerezo byabo ni ingirakamaro ndetse no kuba hari n'uwadufasha akabavuga ati
tugufashe iki ngiki se we Kaganga na madamu wawe ni ibintu byinshi cyane rwose bafasha umuntu ashaka kugufasha byaba byiza cyane mwanatanga na nimero zacu nta kibazo rwose. Nimero zanyu turazifite cyane, turaza kuzishyira kuri screen bari kuzibona hasi, ndakeka barazibona. Hanyuma wenda pare kubaza kuri pare gatoya, cameraman wenda ngongezeho gato. Pare ibi birori wabyakira ute nk'umuntu? Pare n'umuntu ukomeye mu buzima bw'abantu, pare n'umuntu w'agaciro. Ibi birori wabitekerezaga ute? Ese nyuma bigenze bite? Murakoze. Ubibonye nuko wabitekerezaga? Uko mbibonye nuko nabitekerezaga. Uko byatangiye byose ndabizi. Niko mvuga kandi ntago mwabindenganyiriza. Urabona uko byatangiye twarabiteguye ari intambwe ku ntambwe, ni ibintu byari bigoye pe, ariko mu by'ukuri ibintu birimo ikiganza cy'Imana byose birashoboka. Bivuze ngo iyi ni intangiriro kandi rwose by'umwihariko birangiye neza. Mu by'ukuri turabasezeranya ko ibigiye kuza tuzabereka ibirenzeho bizaza ari byiza bisumba ibindi cyane. Abantu abakunzi bakaganga by'umwihariko ni iki wababwira kugira ngo wenda gusoza, ni iki wababwira kugira ngo bakomeze babashyigikire? Ikintu nababwira kandi ndabashimira kuko kugira ngo tubone imbaraga nabo babigizemo uruhare. Ubwo rero ndabashimiye ndabashimira kandi uko batangiye turi muri fondasiyo dukeneye no kubaka ibindi by'ahazaza tukagira umuryango ufatika. Nicyo nababwira kandi rwose hamwe n'Imana nzi ko bizacamo. Yes. Urakoze cyane pare, ndagira wenda ngo use nk'ukiza kuri Marene mukizeho Mike gatoya Kagame mwereze Marene mubaze nawe oya po ndakomeye. Urashima Imana? Ndayishima. Bura n'ubwa mbere waye Marene ntibakangaye. N'ubwa mbere waye Marene? Ni cyangwa bwa kabiri. Ni bwa kabiri. Kuba ubaye Marene, aba bantu ni abasitari cyane. Wari uzi ko ari abasitari? Najyaga mbibona ni abasitari. Nkurikije uko wari usanzwe ubizi n'uburyo wabibonye ku murenge ibitangazamakuru byahuzuye, wabyakiriye ute? Byanunguye ubwo uko nabikekaga siko nabibonye, ariko numvishe binejeje. Nabonaga ari byiza cyane. Hanyuma na Marene na Pare n'abantu bakomeye cyane b'abageni. Inama zawe zigiye gutangira ryari uyu munsi cyangwa zirakomeza kugeza igihe uzabona babanye mu rugo bakabyara? Inshingano zikomeye urahera? Inama ziratangira ubu zikomeze mpaka n'igihe bari mu rwabo, nta kibazo. Marene burakomeje, tuzakomeza tubabe hafi nk'ababyeyi, kandi ntago bizaba birangiriye aho mpaka Marene akomeza ari Marene. Hari abifuza ko ibirori biba, hari n'abatifuza ko biba, aba harimo Pare. Hari abantu batifuza ibyiza kuri bagenzi babo, hari n'ababyifuza. Abo ngabo batabyifuza bikagangana bifuza. Icyo nababwira ni uko buri wese Imana yamupangiye umugisha we, kandi buri wese Imana yamuremeye umuntu we, kandi bigomba byanga byakunda Imana igomba gusohoza icyo yasezeranyije. Igomba birasengeye ngiye ko nabibonye, nabonye bisengeye. namwe nuko
ndetse ariko wari umugeni wa Kirezi we. muzehe no ingofero bayita mfite inka yifatira yitwa nteretse mfizi yitwa nteretse mfizi akira aturya gutya ya nkuko mubona rero ubu ngubu nanone turi kuganira n'umusaza ni se wa Kaganga cyangwa se Antoine. muzehe wari umeze ute? ni amahoro. kugeza ubu ngubu nshakira mumenye ibyiyumviro ufite ubu ngubu aho umuhungu wawe abaye umugabo, ndakeka niwe muhungu mukuru ufite. uyu nguyu mfite na bakuru be ariko nawe n'uwanjye afite na bakuru be ariko ibyishimo mfite ni byinshi cyane. ni nk'uwakangaye urongoye mu muhungu wawe? uyu ni umuhungu wakangaye? uyu nguyu kwereka umukazana ni uwa kane. ni uwa kane? umenyereye ibirori cyane ubona n'inkoni se n'amagofero ko mba mbifite za ngofero bita mfite za nteretse mfizi. ibyishimo noneho byakiriye ute Kaganga mu buryo rwagoranye rukaba rugeze aho namusoza? ibi byishimo ukuntu byakiriye neza cyane cyane. impamvu byakiriye neza cyane ni uko uriya mwana ni umwana wanjye, ni umwana ucanga umusozi wo kuganira. nkabona uno mujyi yari arimo harimo ibishuko byinshi, urumva tuma nabishimiye Imana cyane, nkaba nanabyishimiye, nkaba ngize amahirwe akaba ibishuko nagiraga ubwoba warabitambutse, akaba abonye umuvandimwe bakundanye, bakaba babaye umwe, akaba basezeranye mu murenge, amubere umufasha, azamugira inama. nabyishimiye, nabaga ntari hafi yiwe, ariko noneho mbonye umuba hafi, urumva ntabizongera kumurangaza, byanteraga ubwoba ntabwo bizongera. ubwo rero nabyakira neza cyane, nabyishimiye pe. Imana ibyumve ku buryo twabyishimiye twese. uyu mukazana washimiye umuhungu wawe, ariko uyu mukazana wawe wagize ubutwari bwo gukunda umuhungu wawe akabimubwira bikarangira banakundanye babaye. umukazana we uramushimira? umukazana wanjye nanjye ndamushima cyane nawe. buriya rero uriya abaye umwana, nawe abaye umwana wanjye. icyo mushimira, uriya mwana ntiyamukundiye imitungo myinshi afite, ntiyamukundiye amafaranga afite, ni umutima mwiza yamukundiye, yamubonyemo arabimukundira. umukazana wanjye nawe nkaba mwakiriye neza, mukunze, mushimiye ibitekerezo bizagize akankundira umwana, nawe nkaba mbimushimiye. Imana izaguma ibafashe, bazabyara hungu n'akobwa, bazagira urugo rwiza, Imana izababa imbere, bayigenda inyuma rwose. Imana ibaha umugisha, abashimiye namwe kandi mwadufashije. dusoza ikiganiro, urubyiruko bagenzi babo batarafata intambwe abangaba bateye, niye nama bagira nk'umusaza? inama nabagira ni uko bajya barebera kuri bagenzi nk'uyu nguyu bakamureberaho. ese kubera umusore nkatwe akaba ashatse uwe, abandi bakirwa birukanka nyuma y'abakobwa babashukashuka, ntibafate umwanzuro bati natwe dushake. ibyo bakora ntibakore ku ntego ngo bagire icyo bigezaho. banabagira inama nabo bajye bakora nk'uyu nguyu, nk'undi nkawe, bave mu bintu byo kwiruka mu muhanda, bafate bakore ku ntego, bagire aho bivanye n'aho bigejeje, barase ku ntego, bajye bava mu ntambwe bajya mu yindi iri imbere. aba nabo nabagira bave mu biyobyabwenge, bave mu burangare, bamenye igihe kigeze cy'ubu ngubu n'icyo kureba ejo heza hazaza. niyo nama nabagira. Murakoze cyane muzehe, tugushimiye ikiganiro utwemereye none ahangaha. murakoze namwe. murakoze, reka ngushimire nawe wadukurikiye ahangaha. nizera ko ibintu bimeze neza aho muri hose, mwibuka gushyigikira Kaganga. nimero yo kuri screen irahari, kuko umurenge warangiye, ariko nanone hari ibindi, hari urusengero, hari byinshi biteganywa kugira ngo bave hamwe bagere ahandi, bave ku busore, babe umugabo n'umugore bagomba kuzagera bakarushinga. hari byinshi bikenewe, wowe inkunga zawe ziracyakenewe cyane. aho wakoze wongere ukora ahandi, ndizera ko Imana izabafasha.